kirimo nido n'imigati myiza cyane ibintu byose wakenera muri supermarket ndetse na gato numero Clemara yazifashe nizere ko muri iyi weekend abantu bakoresheje amakeke nibaga ko bakagira ariko nk'abafana ba Kiyovu Sport muri abari bakwiye gutegura agakeke bakajya nko muri Quick Mart bakabakorera agakeke ariko ko batwaye igikombe cya Made in Rwanda igikombe cya Made in Rwanda Kiyovu Sport rwose cyateguwe na Rwanda Standard Board nyuma y'imyaka myinshi hari igikombe y'Iburayi yaherukaga amanyufi Rwanda Standard Board yateguye igikombe yari irimo oya Aperi niyitabiriye yanze kwitabira ariko Aperi igira ubwoba mana Kiyovu Sport yatwaye igikombe hitabiriye Mukura hitabiriye confidence igira hitabiriye amakipe ane nta musirikare ugira ubwoba kirazira hitabiriye Mukura hitabira Musanze hitabira Kiyovu na Rayon Sport Kiyovu Sport yaratsinze Rayon Sport ku mukino wa nyuma rero ibitego 2-1 Aperi nta gikombe Aperi yanatsinzwe by the way kwa gatanu yatsinzwe na Bugesera nyuma y'imyaka 7 yego na Bugesera yatsinda Aperi yarayitsinze ibitego 2 muri champion n'abakinnyi bari barimo abakinnyi ba Aperi ariko se n'ubundi nta bari barimo bitewe n'abo bafite mva Aperi nago Bugesera yatsinda Aperi ubu ngubu rero Aperi ubwo ngubu uravuga kera mu gihe cyawe abakinnyi bo muri Aperi baze bagurira etage dore nibo bafite amafaranga bahembwa neza rwose baze baguriye Imari uyu munsi nibo bafite amafaranga Mari ya Leo se kugira ngo igikombe kirimo 300 niba ari 300 umukinnyi uhembwa miliyoni 5 ajya gukina igikombe kirimo 300 ngo savunitse miliyoni 5 nizo bakiniraga ngo savunitse ya mbere ngira ngo zare 5 ayo mafaranga rero n'umushahara w'umukinnyi wo muri Aperi wo mukira hopera banze ko bivuna ubwo zavunikiye muri ako kantu none se no kwa Bugesera muri championnat abateguye icyo gikombe nabo ako nagasuzuguro nta kuntu waciraho igikombe cy'ibihumbi 300 oya ntago ari 300 unzora ari kwiganira nanga ni miliyoni 5 bera etage mu mikino 2 miliyoni 5 umushahara w'umukinnyi wa Aperi etage irahagana hehe ariya ntiyabura umukinnyi uyigurira yanzu iri Bugesera ku Karumuna ibyumba 7 ariko zahita na famille ibyumba 7 ishobora no kubamo imiryango 2 n'ubwogero buri cyumba gifite ubwogero bwacyo cyane ubwogero 7 ufite na sale 2 salo 7 bedroom 2 sitting room dining room parking iri hano ku Karumuna neza kabisa ni inzu imwe rwose ariko urabona yuko yewa irashyitse ni Imari rwose ariko noneho uburyo yubatse ni design zazindi zigezweho birumvigaragara n'abahanga kandi iranahendutse buriya irahendutse iri hafi cyane ya kaburimbo karitsiye nziza buriya inzu ziri muri la karitsiye zose ni urura rwego okay kabiri hafi ya kaburimbo bikaba ihagaze amadolari angahe mwene amafaranga ni 150 miliyoni 150 miliyoni 150 by'amadolari 150 by'amadolari aganirwa ni igiciro ubu rero gutura mu nkengero nibyo bintu bigezweho ni nabyo biranga abanyamafaranga umuntu utuye hano mu Gisimenti ntakibwire ko abayeho ntabwo abayeho neza buriya gutura mu nkengero uganiye n'abakansera mu ndwara zo mu mutwe biravura mu mutwe ni kimwe mu bintu bishobora kukurinda kujya muri bya bihumbi bigana indera kubera ko ibaze wiriwe muri stress zaha ngaha wagize ute imodoka akavuyo rusaku warangira ukarara mu rusaku ukongera ukaruraramo ariko iyo uri mutaha ugakora ibirometero nka 15 ugenda urefreshes ura n'akayaga ugenda utekereza neza gake mu nzira ugera mu rugo wamaze kuruhuka kahura n'ubusitani buzima nyamara ugera mu rugo wamaze kuruhuka niyo mpamvu rero umuntu wamaze gukora ikofi ufite ubushobozi bwo kugura inzu yo hejuru ya miliyoni 100 ujya kure y'umujyi ntabwo yakayacikwa n'iyi nzu kabisa all right
mugiye kuri Nzuri wabonye ama escalier yajyayo noneho ikindi ntababwiye iyi nzu hano ni ndani mu nzu hara ni mu nzu zirane escalier zijya hejuru ushaka ura muryango ushaka kuwufunga inzu yo hasi ikagumira yonyine ukakodesha ahandi hanyuma ugakodesha ahandi kuko hino yize escalier hari umuryango none usohoka hanze ndimo kuwubona ku buryo umuntu aza abizamukira muri escalier ajya mu nzu ye hejuru uwiyo hasi nawe yanyuze ahandi ariko ushobora no kuyiba muri wenyine kandi mushobora no kuyibamo hari imiryango ibiri yego umwana wanjye ashobora gushakira mu yo hasi ngiye ngashakira mu yo ukibera mu yo hejuru cyangwa kubera ko umaze gusaza ukigumira hasi umwana akarongorera hejuru cyangwa tukatandukana na madamu akajya hejuru nkaba tukoze divorce mukaba munagabanye abana bakajya bajya gusura ababyeyi tukagabana imitungo mukaba munagabanye ariko ntabwo tubifuriza kugabana imitungo nabyo biri mu byongera buriya burwayi abantu bajya indera ibibazo mu miryango ibibazo byabaye byinshi nabyo biri muri ibyo buriya akazi ni kanini cyane imari y'umunsi amafaranga yawe amadolari imari rero uyikeneye nyamuneka akaba yajya ku rubuga rwa YouTube rwa Nzuri Market no kuri izindi mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri washatu @nzuri.rawa wadusanga hariya ku Muhima ari imbere ya Feruje zo muri Yamaha hariya mu nyubako ya Shema House y'amatafari ahiye nyubako muri etage ya 3 cyangwa ubarize kuri 0788300123 na 0788 48 subiramo numero 0788 yongera na 0788 Giricumbi mu mahoro. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga ndi makuru kuri @nzuri.rawa. Ubwiza bw'ibirori byawe bujyana na keke wahisemo. Niyo mpamvu amahitamo meza ukwiye ari Iwacu Baking. Muri Iwacu Baking niho usanga keke z'ubwoko bwose yaba izikoreshwa mu bukwe, mu anniversaire no mu bindi birori, kandi zose zikagira umwihariko wa design utasanga ahandi. Tubafitiye imigati y'isukari, iy'umunyu, iy'abarwayi ba diabete n'indi y'ubwoko butandukanye. Pizza zahogoje benshi kubera uburyohe ntagereranywa nazo urazisanga muri Iwacu Baking. Ikawa nyayo ijyana na snacks ziryoshye, hakiyongeraho kudusanga na fast food, milkshake na fresh juice z'ubwoko bwose. Ibi nibyo bituma Iwacu Baking tuza ku isonga. Dusanga aho dukorera Remera Gisimenti ku muhanda w'amabuye werekeza Sonatibe imbere y'ahakorera Inyange. @rawa.